Mwaramutse, reka nongere mbasuhuze mbifuriza amahoro y'Imana muri iki gitondo, ubwo tugiye nanone gukomeza kuganira ku cyiciro cyacu twatangiye, icyiciro cyacu cya 13 gisoza iki gihembwe cya kane. Tugiye kurebera hamwe ingingo y'uyu munsi muri iki gitondo ivuga ngo ibyo twigira kuri Eliya. Njyewe ugiye kuyibagezaho nitwa Mugabo Emmanuel, nkaba nsengera mu itorero ry'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi bavugurura Igikondo. Mbere yuko tujya mbere, reka tubanze dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye kandi turaguhimbaje. Imbabazi zawe nizo zituma tudashiraho, kandi ibyo wagiye tugaragariza mu bagaragu bawe kugira ngo bitubere umujyanama, bitubere umuyobozi. Ibyo nibyo bitukiyoboye na n'ubu, turakunze kugira ngo uduhe kubigiraho, kandi kuruta byose duhe ubutwari bwo gukora nkabo, mu izina rya Yesu, amen. Ingingo yacu y'uyu munsi iravuga ngo ibyo twigira kuri Eliya. Reka tubirebe rero. Hari ikibazo cyo kuri kivuga ngo ni ukubera iki amasengesho ya Eliya yasenze asaba Imana ko yakangura ishyanga rye ryaguye mu buhakanyi yatangiwe kutubera urugero. Turabisoma muri Yakobo 5:17. Iri somo ryo muri Yakobo 5:17 riravuga ngo dore Eliya yari umuntu nkatwe, hanyuma asaba Uwiteka ko imvura itagwa, imvura ihagarara kugwa imyaka 3 n'amezi 6. Hanyuma arongera arasenga, imvura irongera iragwa. Ibi bintu twigira kuri Eliya rero, Eliya yari afite ishyaka ry'Imana, kandi Eliya tubona yuko Eliya umwuka w'Imana ugaragaza neza yuko Eliya ari we wagombaga kubanza kuza, kandi ubwoko bw'Imana buriho muri iki gihe nabwo bugaragara ko ari Eliya wa gatatu. Icyo tumwigiraho rero ni uko yavugaga icyaha mu izina. Natwe rero niko tugomba kuvuga icyaha mu izina, ariko noneho hano turaza kubonamo neza yuko niba icyaha cyihanwe tugomba kugira n'impuhwe. Hano batubwiye ngo amararika menshi yasubirwagamo gucyaha ndetse n'imiburo byari byarananiwe gutera Abisiraheli kwihana. Igihe cyari kigeze ngo Imana ivugane nabo ikoresheje kubahana ibihano, kubera ko abaramyaga Bali bavugaga ko ubukungu bw'ijuru burimo ikime ndetse n'imvura budaturuka ku Uwiteka, ahubwo buturuka ku mbaraga zitegeka ibyaremwe, ndetse ariko imbaraga irema ituruka ku zuba, iyo ituma ubutaka bukungahara ndetse bukarumbuka cyane. Umuvumo w'Imana wagombaga kugera bikomeye ku butaka bwahumanye, kubera ko nyine Abisirayeli bizeraga ko Bali ariyo ituma beza. Niyo mpamvu habayeho guhagarika imvura kugira ngo babone neza yuko Bali nta kimaze, kuko Bali n'undi imvura ubutaka bwari agiye buruma, kandi Bali hari ntiyagusha imvura. Imana yagombaga kwereka ubupfapfa bwabo bwo kwiringira ko imbaraga za Bali arizo ikesha imigisha. Igihe cyose Abisirayeli bari batarahindukirira Imana bihana, kandi ngo bazirikane ko ariyo soko y'imigisha yose, nta kime cyangwa imvura byajyaga kugwa mu gihugu, kubera yuko Imana yari yamaze kubona ubupfapfa bw'Abisiraheli. Yemeye yuko imvura ihagarara imyaka 3 n'amezi 6 kugira ngo Abisiraheli babone yuko Bali nta kimaze. Ariko bamaze kubibona, reka tubyumve hano hepfo uko Eliya yabigenje. Ni gute amasengesho ya Eliya nanone yongera kutubera urugero nyuma y'uko Abisiraheli bongeye kuvugurura umubano wabo bari bafitanye n'Imana? Yakobo 5:18 haratubwira ngo arongera arasenga, n'ubundi ijuru rigusha imvura. Hano amaze kubona Abisirayeli bamaze guhindukirira Imana bakagaruka, bakabona ko Bali koko nta kimaze, kuko yari yababwiye ati muzagezayo guhera mu rungabangabo. Bahise bagarukira Imana. Hanyuma Eliya arongera asenga Uwiteka, ijuru rirongera rigusha imvura. Inshuro 6 zose Eliya yasenze ashyizeho umwete, nyamara nta kimenyetso na kimwe cyagaragazaga ko ibyo yasabye byemewe. Ariko kandi mu kwizera gukomeye
yazamuye isengesho rye ku ntebe y'ubuntu. Iyo aza gucika intege ku nshuro ya gatandatu, isengesho rye ntiriba ryarasubijwe, ariko yakomeje gushishikarira kugeza igihe igisubizo cyaziye. Dufite Imana ifite ugutwi kumva amasengesho yacu, kandi dufite Imana ifite ugutwi kumva amasengesho yacu, kandi niduhamanya n'ijambo ryayo, izubahisha kwizera kwacu. Icyo dushaka ni uko ibidushishikaza byose biba byomatanye n'ibiyinezeza. Icyo dushaka ni uko Imana yifuza yuko ibyo dusaba bidushishikaza biba bimeze, cyangwa se biba ari ibiyinezeza, biba ari ibinezeza Imana. Ntabwo Imana yifuza ko dusaba ibyo kutunezeza, oya, yifuza ko dusaba ibiyinezeza. Hano rero twabonye neza yuko icyigisho cyacu kiri kugenda kitwereka uburyo tugomba kwizera. Hano biragaragara ko Eliya yasenze inshuro 6 atarabona ikimenyetso na kimwe cy'uko ijuru riri bugushe imvura, ariko ntiyacika intege, akwashyiraho n'inshuro ya 7, hanyuma ijuru rimwereka yuko imvura igiye kugwa. Bivuze ngo rero hano turasabwa kugira ubutwari bwo kuvuga icyaha mu izina, ariko noneho twabona abantu bihannye bahindukiriye, twongera tugasaba Imana kugira ngo yongere ibahe ku migisha yayo. Eliya yicishije bugufi kugeza ubwo yari mu mimerere aho atari kwihesha icyubahiro we ubwe. Iyo niyo mimerere ituma Uwiteka yumva amasengesho, kuko ari bwo tuzamuhimbaza. Nitwicisha bugufi imbere y'Umwami Imana, ngo nibwo izadushyira hejuru. Hano turi kugenda tureba uburyo kwizera turigira kuri Eliya. Rero ibintu bibiri turamwigiraho: kuvuga icyaha mu izina no kwemera yuko ubwoko bushobora guhanwa igihe buri kwanga guhindukirira Uwiteka. Ikindi cya kabiri turi bumwigireho ni uburyo kwizera kwe kwakomeje kugashikama mu Mana kugeza igihe aboneye igisubizo cy'uko ijuru ryemeye amasengesho ye. Imana idufashe kandi iduhe kwigira kubo yaduhaye kwigiraho, aribo bahanuzi batubanjirije, aribo bigisha, ababwiriza, intumwa bagiye baduca imbere mu byigisho twagiye tubona, kugira ngo tubigireho kuruta byose tugere ikirenge mu cyabo, kandi dukore nk'uko bakoze. Imana ibitubashishe mu izina rya Yesu.